Yes, reka nongere kugwe ikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro bya yawe TV nk'ibisanzwe ngewe ndi Emmy nk'ibisanzwe. Aha rero mubona ndi hano Kimisagara aho twaje gukurikirana urubanza rwa bakobwa barindwi bose bari gushinjwa kugirira nabi umukobwa mugenzi wabo. Rero uyu munsi ku wa mbere nibwo bwari biteganyijwe ko urubanza rusubukurwa. Rero rwasubukuye rero nkuko mubibona turi hano hanze. Urwo rubanza ruraregwamo abakobwa bageze kuri batandatu, harimo Kamiro Zaina, Umulisa Gisele, Kamanzi Kiza Alliance, Karida, Umuhoza Tony, Umuhoza Rosine, Umuhoza Hadija, Uwimana Zainabo. Abo rero bose nibo bakobwa bari kushindwa kugira nabi umukobwa mugenzi wabo. Rero aha rero nkuko mubibona turi kumwe n'abaturage benshi muri rusange, turi kumwe n'abamama baje bitabira urwo rubanza. Rero nka yawe TV nk'ibisanzwe twahababereye kugira ngo ibyo byose tubahe amakuru yizewe ndetse amakuru dufitiye gihamya. Rero nkuko mubibona hano hari abantu benshi. Rero nkuko nari maze kubibabwira turi kumwe n'abaturage muri rusange bitabiriye urubanza rw'aba bantu. Mami watangira utwibwira? Nitwa Nyiransabimana Bonifirita. Tugusanze hano Kimisagara kuri Maison de Jeune, waje gukora iki? Naje kureba urubanza rw'abantu bahemukiye mugenzi wabo. Ese mwaba muturanye cyangwa se uko wabyumvisha ute no mu bahamya batanga? Ntuye hano Kimisagara hano hirya gatoya. Ibyabaye byabereye hari haruguru yanjye mu Kove, ariko uko nabyumvishije nyine ntago nigeze mbibona, narabyumvishije gusa. Ese nkawe nk'abana b'abakobwa turabona uri umubyeyi, kugira ngo abana b'abakobwa babe bapfaye umusore mugenza, ese twavuga ko ari ikibazo cy'abagabo bari mu gihugu bakenya? Ese wavuga ko ari nk'ikihe kibazo, wabyita iki nkawe nk'umubyeyi? Njyewe uko nabyita mbona ari abadayimoni baba babateye. Urabona ari abadayimoni? Ni abadayimoni, cyo nta kibazo kirimo. Nkawe uri nk'umuyobozi, aba bakobwa bakatira ikihe gihano? Urabona uriya mukobwa baramurenganyije nta nicyo yakoze. Uko nabyumvishije numvishije ko uwo nguwo wakoze ibibi yari afite inshuti, ajyana n'uwo mukobwa w'inshuti ye gusura iyo nshuti ye. Bageze iyo nshuti iza kumukunda, ngiza kumwaka inomero. Undi abwira mushuti ati ariko sheri wawe yanyatse inomero. Urumva yuko we ntago yari azi yuko uwo muntu yamukunda. Amwatse inomero aza ngo kumuhamagara bwihishwa, aragenda ajyayo barahura. Ntawamenya niba yaramwemereye ko bakundana cyangwa se yaramuhakaniye. Gusa yavuyeyo mugenzi we nawe yabimenye ko bahuye, niko kumutumizaho rero bamukorera ibyo ngibyo. Urumva iyo aza kuba yabyemeye wenda hari ikibi yikeka ntago yari kujyayo. Ubwo rero rwose baramuhemukiye, nibashaka umva nta nubwo rwose bamuha n'imbabazi akatirwa burundu. Wowe urifuza ko babakatira burundu? Ababikoze bose babakatire burundu. Urumva atari ubwicanyi, kuko imibereho agiye kubaho n'ubundi azabaho ababaye, ni nko kubaho nk'umuntu wapfuye. Ese ubundi mubifitiye gihamya ibyo bavuga ko bakoze cyangwa koko barabikoze? None se nimba abantu barahuriye bikageza aho bijya mu buyobozi, se twaje hano batavuze yuko hari urubanza rugiye kubera ahantu runaka rumeze gutya na gutya? Niyo mpamvu rero abantu bose buzuye aha ngaha. Ahubwo ikibazo nuko batubujije kugira ngo tubirebere neza natwe tubamenye. Bagombaga kubishyira hanze ku mugaragaro, abantu bose bakababona bakanabyumva. Noneho ni igiki wasaba urubyiruko se cyangwa abakobwa muri rusange n'abasore bagendera muri ibyo bumva ko bapfa abagabo? Baba babitewe nuko baba banyweye ibiyobyabwenge bagata ubwenge ntibatekereze. Mami ndagushimiye. Yes, rero nkuko mubibona turacyari hano kuri Maison de Jeune, turi kumwe n'abamama benshi. Mami witwa nde? Nitwambaye inzobe. Wambaye inzobe. Tugusanze hano Kimisagara kuri Maison de Jeune, nawe waje mu rubanza? Naje mu rubanza rw'abakobwa, ariko abakobwa bafite umutima wo kunyaga abagabo b'abandi bagiye babona isomo. Ntago biriya yabikoze kubera ko wenda yaramubonyemo ubundi bumanzi bumurenze, yabikoze kubera agahinda kuko ashaka kumunyaga
uwo bakundanye. Buri muntu wese ajye yiforomera uwe amutware kugira ngo anyagwe mugenzi we umuntu we. Uriya rero yararebaga akabona ko amukuye mu biryo, aravuga ati nta mpamvu yo kunkura ku biryo, reka nanjye muhemukire. Kandi nta sezerano bafitanye. Ni isezerano, ni ikibazo se, isezerano biratinda rikaza. Ubwo ibyo bakoze kuri wowe ku ruhare rwawe urumva bishyigikiye? Oya, ntabwo mbishyigikiye kubera ko hari icyo yangije cy'ikiremwa muntu, ariko ku bw'ibyo naho mufitiye ikosa. Kujya kumukuraho umusheri wiwe ni icyaha runaka. Kuba batarasezeranye, igihe kiragera umuntu akakwibonamo mukazasezerana. Ari nkawe noneho babikoze, wakora iki? Ari nkawe nk'umumama mugenzi wawe cyangwa umukobwa abikoze, we wakora iki? Ngewe ari nkanjye abikoze, biterwa n'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu araba afite imitima wo guhita bihutira guhemuka, hakaba n'ubanza gutuza akareba se iki kintu ninyikora kirangaruka iki. We rero yihutiye guhemuka vuba. Ntabwo yabanje kugira umutima nama umugira inama ngo ibi bintu nimbikora bizangiraho ingaruka runaka. Ese ubu iki si ikigaragara ko mu Rwanda abagabo ari bakenya cyangwa se abasore ari bakenya, abakobwa bikaba ariho bibavira intandaro yo gushwana bapfa abagabo? Ntabwo abagabo mu Rwanda ari bake. Umuhungu aravuka n'umukobwa akavuka, ahubwo umugabo ufite icyo akumariye nibo bake. Abenshi bahari ntacyo bamariye abo bafite, ariko abake bafite icyo bamariye ababo. Yes, rero wowe warukomeje gukurikirana Yawe TV, turagushimiye. Icyo ngusaba ni bya bindi no gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Yes, rero reka nkuko mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu, rero turacyari hano kuri Maison de Jeune habereye urubanza rw'aba bakobwa batandatu ndetse n'umusore umwe, ubwo bose hamwe n'abantu 7. Rero turi kumwe n'uwitabiriye urubanza kuva rutangira kugeza rusoza. Reka atangira twibwira. Ni mutima w'urugo Claire. Mutima w'urugo niryo zina ababyeyi bakwise? Mutima w'urugo, amazina yanjye yose ni mutima w'urugo Claire Wineza. Biranagaragara no ku maso, ariko urananiwe, ntabwo byari byoroshye mw'imbere. Ntabwo byari byoroshye, nta gusohoka kuko umuntu wese yumvaga ashaka kugira ngo atege amatwi yumve, ukumva nusohoka hari ibigucika kandi ushaka kumenya. Yes, twaje rero muri uru rubanza bari abakobwa, hari ibyo bashinjwa gukomeretsa mugenzi wabo ndetse no kuba baramukase imyanya y'imyibarukiro, niko twabivuga mu Kinyarwanda cyiza. Ese nkaye wari urimo imbere, nibyo wasanze koko bashinjwa nibyo bakoze? Urakoze, ngira ngo kira gikorwa kimara kuba abanyarwanda bose bumvishije ko byacitse kuko abantu bagiye babivuga buri wese uko abyumva, ariko niyo mpamvu twumvaga dushaka kugira ngo twitabire urubanza koko. Ese kuko bira bintu bavuga byarabaye, niyo mpamvu twatangira urubanza twumva dushaka kumva ikintu umushinjacyaha arimo kubarega mu bintu yabareze, ntabwo ibyo birimo. Wenda ikibazo cy'amatsiko, urabona uri umumama, wenda ntabwo mbizi, uri umumama yawe, ufite abana bangahe? Ufite abana 2. Ya, uri umumama ufite abana 2, urabona twese turi hano twashaka kumenya imyanzuro yavuye n'abandi, twe nta nubwo twemerewe kwinjiramo, ariko wari uhari. Wenda niye message wahereza abana akakanya badukurikiye nk'umumama, byagutushijeho kimara kumva ibintu byawe? Rero biziko abantu uko ufata ikintu siko ngifata, ibihuha bigenda bivuga, we niye message, ni gute wahise wiyakira mu mutima wawe? Bira bintu nkimara kubyumva nk'abandi bantu bose, nabanje kumva ese ibi bintu birashoboka, ese ibi bintu abanyarwanda tugeze kuri uru rwego, noneho by'umwihariko abanyarwandakazi bashobora gukora igikorwa cy'umunyamaswa bakagikorera undi munyarwandakazi. Byarambabaje cyane, ariko nkumva ntabwo mbishyikira ko byabaho. Niyo mpamvu byanteye amatsiko yo kugira ngo nze nitabire niyumvire koko ibyari uko bimeze, ariko by'amahirwe nsanze uko babivugaga atari byo. Wenda inama wahereza abantu akakanya badukurikiye, uri umumama, nanjye ndumviraho ko ndi umukobwa ndacyari muto. Abakobwa dukunda kugira ikintu cyo kugira inshuti, ariko mu by'ukuri tudasobanukiye si inshuti tugendana nazo nizi. Nihe nama wahereza abakobwa akakanya? Urakoze cyane, ngira ngo iyo wumvishije urubanza uko rwagiye, wumvishe ko bigize kugirana n'amakimbirane. Kera yuko ngo habayeho ngo gushwana kuko ngo umwe yateranyije undi ku nshuti ye y'umuhungu. Icyo natangaho inama, abakobwa b'abanyarwanda ni beza, abakobwa b'abanyarwanda ni beza,
beza, mu gihugu dufite abahungu beza kandi benshi. Nta mpamvu yo kugira ngo umwana w'umukobwa apfe n'undi muhungu cyangwa se umuhungu apfe na mugenzi w'umukobwa. Icyo rero inama natanga nuko hari ibintu tugomba kwimika urubyiruko dufite abanyarwanda tugomba gushyira imbere. Tugomba kubaka igihugu, tugomba kubaka umuco, tugahamya indangagaciro z'abanyarwanda mu mitima. Mu ndangagaciro z'abanyarwanda nta bugome, nta shyari, nta ahubwo ni uguharanira igihe cyose icyatuma utera imbere. Nicyo nifuza ku bantu batandukanye, yuko bareka amatiku, abantu bareke ubugome, abantu bareke ishyari, ahubwo bashaka ikintu gishobora kugeza abantu mu cyerekezo no mu iterambere bifuza. Yes, umushinjacyaha ntabwo twabashe kwinjiramo mudu y'abantu mw'imbere yawe wabonaga bimeze gute? Abantu barababaye cyane cyangwa ntabwo abantu barabyakira? Urakoze. Uko imbere byari bimeze, urebye abanyarwanda bitabiriye, nk'uko buri wese nk'ubushize urubanza rusubikwa n'ubundi, abantu bari bafite umujinya mwinshi, abantu bari bababaye cyane kuko bumvaga ngo abantu batinyutse bagaca imyanya ndangagitsina ya mugenzi wabo. Abantu birabababaza, bagira umujinya, ariko uko baje umushinjacyaha atangiye kuvuga ibyabarega byose, abantu bagiye batuza kugira ngo batege amatwi. Umwuka wari mwiza, abanyarwanda batuje batega amatwi uko urubanza rurimo kugenda. Byari bimeze neza. Yes, umushinjacyaha yavuze ko icyo abasaba arabasaba miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Arongera avuga ko abasabira igifungo cy'imyaka 25. Barongera babaca amafaranga, ihazabu n'ibindi byishura mukobwa. Bavugaga ko we yari yambaye agaciro k'isaha ifite agaciro gafite amayero 79, yari yambaye isengeri ifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amayero. Ese wowe bakimara kuvuga ibyo ngibyo ndetse n'ibyo mushinjacyaha yasabye ko bari abakobwa bakwishyura, nkaye wari urimo imbere ukurikije n'uburemere bw'icyaha bari kuregwa, nibyo? Ngira ngo aho ngaho ntabwo ndi buvuge ngo nimba umushinjacyaha yabasabye igihano cy'imyaka 25 cyangwa se izahabu y'amafaranga angana na miliyoni 100. Nkanjye nk'umuntu witabiriye urubanza ntago navuga ngo nciye urubanza. Twese dutegereje ku wa mbere ubwo bazasoma urubanza tukumva icyo babahanishije, ariko ugiye nko ku giti cyanjye, giye kuvuga ku giti cyanjye, nuko ndeba nkasanga imyaka 25 ntabwo mbona ko ariyo myaka yo hari itegeko riteganya. Itegeko riteganya kigomba kubahirizwa, ariko mvuze nk'umuntu nuko nge mbyumva, nuko hagomba kubaho igihano bakabona ko icyo bakoze ari icyaha. Ariko nanone nujya kureba n'urubyiruko n'imbaraga z'igihugu dushaka, numva nifuza yuko bahanwa, ariko igihano cy'imyaka 25 ntekereza ko hari izindi mbaraga ziba zigiye gufungirwa ahantu hamwe kuruta uko hakorwa ubukangurambaga no kubigisha no kubahana kugira ngo babone ibyo bakoze ko ari bibi. Ariko imyaka 25 gafata urubyiruko rungana kuriya, ngira ngo hari izindi mbaraga tuba dufungiranye. Wenda bigarutseho twe turubyiruko turi imbaraga z'igihugu, nihe message wahereza urubyiruko muri rusange? Urabona bibaje cyane kubona urubyiruko ari twe twagakwiye kuri amaboko mifuka tugakora cyangwa tugakora ibindi bintu, ugasanga ahubwo turi mu zindi ngeso mbi zidahesheje igihugu cyacu agaciro. Nihe message wahereza abana kakanya urubyiruko cyane? Urubyiruko icyo ndi bubwira urubyiruko nibave mu bintu bidafite umumaro. Nibave mu bintu bidafite umumaro, kuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo, niyo mizero y'igihugu cyacu, nibo bayobozi, nizo nzego zose. Iyo rero ufashe urubyiruko rukajya mu biyobyabwenge, ngira ngo mwagiye mwumva ko bose baburanaga bavuga ngo twari twasinze, twari twanyweye ibiki, ntago twari dufite ubwenge, kubera ko bamaze kwidroga. Ndagira inama urubyiruko rero bareka ibiyobyabwenge, kuko bibakoresha ibyaha byinshi
bahisha ibyo batagambiriye n'abari baragambiriye ariko bakabikoresha kugira ngo basohoze imigambi yabo. Rero ndagira inama urubyiruko kugira ngo bareke ibiyobyabwenge, kugira ngo tubashe gufatanya twese nk'abanyarwanda twubake igihugu twifuza. Wakoze cyane. Urakoze nawe. Yes, rero mwe mwese abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba bw'igihugu cyacu, abari muri Amerika, mu bihugu bitandukanye, mukurikirana Yawe TV. Aha rero twari turi kuri Maison de Jeune, ahari sale y'urubyiruko. Aha akaba ari naho habereye urubanza rw'aba bakobwa batandatu ndetse n'umusore umwe, bakaba abantu 7. Ubushinjacyaha bwo burasaba ko aba bakobwa batanga ihazabu ingana na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, akanabasabira igifungo cy'imyaka 25 ndetse bakanishyura bimwe mu myambaro yari yambaye, harimo isaha yahaye agaciro k'amafaranga 79 by'amayero ndetse n'isengeri yari yambaye ihwanye n'ibihumbi 100 by'amayero. Rero iyi yari Yawe TV, urubanza rwabo bazasomerwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 3 2020. Iyi yo ni Yawe TV, njye na Remy, turabakunda. Kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Turabakunda.